kantu kaba kagukurura kuruta kuvuga ngo ahana amasaha ageze reka ntaye. Discriminer, kumenya ngo iki oya. Bisaba iki rero? Byose bisaba du caractère. Ni icyo nifuza kubabwira cyane abakiri bato muri za secondaire, kugira ngo ugere ku kintu kizima. Kuko narebaga ndi umunyeshuri, nkareba ukuntu ababyeyi banjye barushye. Ubwo nasimbutse ukuntu nagiye kwiga muri Amerika, mfite ibaruwa ya minisitiri ngira ngo madamazeru ubujijwe kujya mu mahanga, ntuve hano. Fata ya baruwa nandikiwe n'umuminisitiri, nayifashe mu mutwe iyo baruwa. Uwo minisitiri twaje no kubonana, nanjye ndi minisitiri ngiye Nairobi gufungura ambasade y'u Rwanda. Buri ubuzima ntako busa. Naje kuba minisitiri, njya gufungura ambasade nshyashya y'u Rwanda Nairobi. Wa minisitiri wanyandikiye ngo ubujijwe kujya kwiga mu mahanga. Fata ya baruwa, umunsi wo kugenda nyishyira mu isakoshi, nicara mu ndege ndagenda. Nyuma y'imyaka irenga 20 za guhura na wa minisitiri, njya kumusuhuza ko n'umusaza. Muco w'ikinyarwanda ratubwira ngo iyo umuntu akuze, nkamubona ndamuramutsa ndamwibuka, ariko twaramukanye nkabona aratitira. Andavuga n'icyo nashakaga nakigezeho, reka mbyihorere. Caractère ni ikintu gikomeye cyane cyane, kandi caractère ntawe uzayiguha. Ababyeyi bakugira inama, milieu wakuriyemo ikagira uko nayo guha uburere, ariko ikintu mu bintu bikomeye nshaka kuva hano mbabwiye, l'effort personnel. Ingufu wowe ku giti cyawe wiha kugira ngo ugere ku cyo wifuza. Effort. Nta kintu na kimwe. Sinabwiye ukuntu nageze mu ishuri nkabona iveri ya mbere, nabyuka ngasanga aracyari ninjoro, ngomba gufata bisi njyana kuri campus gushakisha amashuri university rimwe abantu 40,000 kugira ngo nzibuke building nigamo n'iki, nkasanga ntibukererwe. Kuva muri kiriya gitanda mu gitondo muri hiver bisaba effort ikomeye cyane, ariko nkabyuka ahubwo ubuse reka mbyuke ndiruka nkajya muri douche nkahagarara hanze nejirimo kugwa nkategereza bisi. Kuko naravugaga ababyeyi banjye ukuntu barushye bishyura extra, kuko ntago bourse yakuvuraga ibintu byose. N'ukuntu numva mbakumbuye nshaka gutaha nayo byari byo, nkibaza ubu ngubu bambonye ngarutse, amafaranga nayaguze tike ndatashye, bangaya babona ko nagiye gukora iki. Ibyo bikanera izindi ngufu. Nari umunyafrika umwe kuri universite, nabyo bigatuma nshaka gukora effort irushijeho, kuko naravugaga ntabwo bari bamenyereye abanyafrika, hari abanyamerika birabura basanganywe. Nkibaza kugira ngo bazasuzugure undi munyafrika uzaza kwiga hano, ngomba gukora uko nshoboye nkaza mu wa mbere, A+ student. Nkakora effort kugira ngo batazavuga ngo aba abanyafrika. Nari n'umukobwa umwe mu ishuri muri département des langues. Effort, inspiration, effort, byose biri personnel. Discriminer biri personnel. Guhitamo ngo iki sinyikora, iki ngiki nubwo ndi tenté, I'm tempted, ikireka nkireke. L'effort personnel. Iyo wiganiriza we ku giti cyawe, cyane iyo uri muri iyo myaka, ufite utuntu twinshi twirukanka mu mutwe, ureba ibindi, ureba abandi. Il faut savoir discriminer, guhitamo. Kuko nyuma biragukurikirana iyo ugeze mu buzima, imyaka igenda, bituma ubasha no guhitamo. Kindi kijyanye n'ubuzima bwo mu bihugu byinshi, kandi twebwe nk'abanyarwanda noneho ukuntu ari ikintu gikomeye, identité.
identité yacu ntabwo ari ya yindi tujya gukura muri ID center. Identité, c'est qui tu es vraiment. Identité yacu rero nituma n'abandi babana natwe batwubaha. Iyo ushatse kujya gukopera identité y'undi muntu, wabikora ukabikora nabi cyangwa se ugakora uko ushoboye, ariko buriya tu n'es pas toi-même. Identité yacu nk'abana b'abakobwa b'abanyarwanda icyambere ni nziza, ariko ni nayo igomba. Nyakubahwa première dame wacu, nkamwe nanjye première dame ndamukunda cyane. Icyo mukundira gusa umuntu mukunda cyane nayo mashyi. Mukundira ibintu byinshi, ariko icyo mukundira cyane nuko afite umutima n'ubwenge kandi ibyo barabikoresha cyane. Elle a du cœur, elle a un cerveau et elle utilise bien les deux. Buriya rero kugira cerveau ariko cœur idahari ntabwo kenshi ntabwo bikora neza. Byombi arabifite. Nagira ngo mushimire ko yabikoresheje ku bana b'abakobwa b'iki gihugu, mukaba muri aho twabonye muri ya video, mukaba muri hano. Ni ikintu gikomeye cyane, no guhindura ubuzima bw'umuntu umwe ni ikintu gikomeye. Umuntu umwe gusa ukamuha icyizere, ukamwumvisha kuri aho hafi, ni ikintu gikomeye cyane. Numvise ngo 7,000 birenga, buriya 7,000 buri wese afite ibindi bihumbi, nawe agenda ha inspiration. Nagira ngo rero première dame wacu mushimire. Umuntu yakora ibintu byinshi bifite akamaro, ariko igihugu kidateza imbere abakobwa n'abagore kiba gifite igihombo gikomeye cyane. Igihugu cyacu rero icyari kuba igihombo cyavuyemo excedent. Igihugu cyacu cyarungutse cyane. Nagira ngo mbimushimire ku buryo bw'umwihariko, kandi n'igikorwa tubona ko kizakomeza. Hari byinshi byiza bikiri imbere. Igikorwa nk'iki nahoze mbwira Presidente wa Cour Supreme twari kumwe twinjira hano ko nifuza kuba narabayeho mfite imyaka nk'yanyu, hari ibyiza nk'ibi. Nagize amahirwe yo kugira ababyeyi beza cyane, ari data ari mama bose bari ababyeyi beza, ariko kugira ababyeyi ukagira inshuti bikagarukiraho nta kindi kikuzamura nk'igihugu, nabyo haba harimo akantu k'igihombo. Rero iki gikorwa murasa neza, umuziki mwiza, kandi wasanga na DJ ari umukobwa. DJ umukobwa uduha ama vibration twinjira hano. Iki gikorwa twakifuriza buri mukobwa ukiri muto wese